nabibwiraga mu ntangiriro z'aya makuru mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi mu Rwanda hatahuwe imibiri y'abapfuye mu mwaka w'1994 abavuga ko imibiri ari y'abavandimwe babo babwiye ijwi rya Amerika ko badashobora kuyishingura. Eric bagira ubusa turi kumwe ku murongo wa telefone navuye Rulindo. Eric bagira ubusa wiriweho? Wiriho neza Venuste Nshimiyimana. Wageze ahabarizwa iyo mibiri wayibonye ute? Nibyo koko nahageze Venuste, ni mu kagari ka Rutonde mu murenge wa Shyorongi akarere ka Rulindo, hafi neza na Kigali. N'imodoka zikorayo niziva i Kigali zijyanayo abantu bataha mu nkengero aho ngaho. Rero iyo mibiri ahantu iri mu gikarito ubona ko gifubishijwe umufuka n'isashi y'ubururu. Bayitahuye rero ahantu bari barimo basana urukuta cyangwa se fondasiyo y'inzu, ariko noneho baza kuyigeraho ni imbere neza n'urwibutso rwa Rutonde. Urwibutso ruri haruguru y'umuhanda. Iyo mibiri bayisanze ku nzu bari gusana iteganye n'urwo rwibutso. None abavandimwe babo baravuga ko abo bantu bishwe n'abandi. Abavandimwe babo uhereye kuri Bwana Isa Habumuremyi ndetse na Madame Patricia Mukanyirigira baravuga ko abantu babo bapfuye mu kwezi kwa karindwi mu 1994. Bakavuga ko ari abasirikare ba FPR Inkotanyi babishe, kuko bagenda barondora umwe ukuntu bagiye baza kubatora mu rugo babakekaho ko bari mu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Reka nkumvishe uko babibwiye ijwi rya Amerika. Harimo mama, papa na mukuru wanjye. Ejo bundi nibwo byabaye babakuramo, ariko sinzi iherezo ryabo. Bapfuye ryari? 94. Wabwiwe n'iki ko ari ababyeyi bawe, mama na papa n'abandi? Kuko n'ubundi mu gupfa kwabo nari mari. Babakuye mu rugo bapfa ku manywa y'ihangu, abantu bose babareba. Wari usanzwe rero uzi ko bashyinguye hano? Bose n'abaturage barabizi. Ariko se bishwe n'abandi muri icyo gihe? Ukuri abasirikare nibo babikoze. Abahe basirikare? Inkotanyi nibo babarashe. Mubireba gutya ku manywa y'ihangu? Ku manywa y'ihangu. Hari abari bambaye imyenda ya gisirikare n'abambaye imyenda ya sivili. Narabonye mbona baje ngo bashaka umuhungu wari uwacu mukuru, babwira ko adahari, bafata umwana w'umusore wankurikiraga. Mu by'ukuri baramujyanye pe, njye nari mpari. Ubwo umukecuru wanjye yagiye akurikiye uwo mwana w'umusore. Njyewe nabonye mama ndamubwira se mama rugiye hehe? Arambwira ati humura mwana wanjye, ndagiye, nta kibazo mfite, nta kintu ndi bubi. Mama wanjye uko yagiye ntiyagarutse. Nk'uko uyu musaza tumujyanye, papa wacu yari arwaye pe, arembye cyane, ku buryo n'ubwo ngubwo hari umuntu wari wavuze ati ngenda mushakira umuntu azamuvurire mu rugo amutere inshinge. Nuko ubwo ngenda mbwira umusaza rero ibyuka bagutware. Ati nabahati bamutwaye? Bamutwaye. Yahise abyuka bamushoreza inkoni, baramukubita, aragenda baramutwara. Ubwo nibwo babishe. Mwari muzi se ko barimo? Twebwe kuba tuzi se ko barimo twari tubizi, ariko kugeza iyi saha njyewe ubu tuvugana njye nta kintu nabikoraho. Abantu bari mu butaka bwabo ntibabarekeremo, babakuriragamo iki? Niba abantu ari 4 cyangwa ari 5 wajya kumenyamo uwawe se gute? Reba imyaka ishize uko ingana. Njye barambwira ngo nimbashyingure se mbashyinguze iki, mbamaze iki? Uriya yahubatse azi ko abantu barimo, ni umwana w'umusore ariko ise yarahari, ni umusaza ariho, kuki yamuhaye ikibanza azi ko abantu bahari? Njye nta kintu nabirenzaho. N'ubuyobozi bwa leta bwuje nababwira ko nta kintu nabirenzaho. Venuste Nshimiyimana, aho nakumvisaga Isa Habumuremyi ndetse na Patricia Mukanyirigira. Wasubirana ijambo? Urakoze Eric bagira ubusa. Ariko wabashije se kuvugana n'ubuyobozi bw'ibanze aho ngaho i Rulindo? Nibyo, kuko ni ikibazo cyo navuga cyateje impaka ndende nkurikije igihe iyi mibiri yabonekeye
icyunamo cya jenoside yakorewe abatutsi nubwo iminsi 100 ibikomeje cyasojwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, ariko icyo gihe nibwo abatekinisiye cyangwa abafundi bari barimo bubaka baza kugwa kuri iyo mibiri. Naje kugera ku buyobozi bw'akagari mu Karutonde, navuganye na bwana Papias Shumbusho, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, mbanza kumubaza niba koko iyo mibiri bari bazi ko ihari, ahakana ko ihari, ariko avuga ko abapfuye atari abazize jenoside, ari abahitanywe n'intambara. Reka nawe tumwumve. Abantu nyine bapfuye bazize intambara, twarababonye turabamenya, kandi nta kibazo barazwi, nta n'imiryango bakomokamo barazwi, ariko ntabwo ari abazize jenoside. Mukuru ntabwo ino mibiri twari tuzi ko ihari, nuko umwubatsi yari agiye gukora fondasiyo acukuye ayigeraho, ntabwo twari tubizi. Naho kuba byaratinze gushyingurwa byakomotse ku mpaka zabaye hagati y'ikibanza twasanzemo iyo mibiri abo bantu, hanyuma na benewe kubashyingura bakajya impaka, umwe ati niweho nyir'urugo ujya gushyingura, hanyuma n'abandi bati nawe uri benewe ujya gushyingura. Ariko ubu cyakemutse, bamaze kubyumvikanaho, barimo kubategura n'irimbi ku buryo barara bashyinguwe. Cyari cyabaye n'impaka hagati y'abo bantu babiri gusa. Izo mpaka zari zishingiye ku ki? Zari zishingiye ko umwe avuga ati niba abantu bari iwawe bashyingure, hanyuma abandi nabo bakavuga ati ni abanyu bashyingure. Ariko none wareba ugasanga bahungaga n'amikoro, bene we babagaragazaga amikoro ko ntayo kubashyinguza, ariko byarangiye babyumvikanyeho, aho twabasanze yemeye kubafasha bagashyingurwa mu kanya, batangiye gutegura irimbi yitwa Inyamirembe dushyingura muri rusange. Venuse Nshimiyimana, wenda uretse n'uwo nguwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rutonde, nanavuganye n'abandi bantu bahatuye, kubera ko inzu ubundi ni inzu icumbitsemo abantu, ariko nyir'inzu ni umupolisi akorera mu burasirazuba bw'u Rwanda, yitwa Adalbert Hakineza. We ntabwo ndabasha kumubona, nk'uko wumvise abavandimwe bababuza ababo ni imibiri ine, ariko bavuga ko abo batakaje ni 3. Bakavuga ko Adalbert Hakineza yahawe 8 na se witwa Daniel Hakineza, ubungubu ngo atuye i Muhanga mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama. Ntabwo ndabasha kubona uyu mupolisi ngo mubaze niba koko yarubatse iyi nzu akodesha akayubaka mu buryo yarazi ko hari iyo mibiri, kuko bivuga ko ari abantu bahiciwe baraswa ku manwa y'ihangu. Ubwo ninza kumubona ndaza kubitangariza abakurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Eric Bagira ubusa, ndagushimiye cyane. Gushimiye nanjye Venuse Nshimiyimana. Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uri Gitego. Tukiri ku Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruratangaza ko mu cyumweru cyo kwibuka rwataye muri yombi abantu 66 bakurikiranyweho ibikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Asumta Kaboyi avuga ko mu karere ka Nyarugenge hagaragaye umugabo wacanye umuriro mu muhanda avuga ko agiye kwibuka abahutu. RIB itangaza ko ibi byaha kandi byagaragaye mu bikorwa byo kurandura imyaka y'abacitse ku icumu ndetse no kubatemera intoki. Umuryango wita ku bibazo by'abarokotse jenoside Ibuka wo wemeza ko kuba nyuma y'imyaka 27 hakigaragara ibikorwa byo guhohotera abacitse ku icumu bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka ahishakiye Neftali kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'imyaka 20 umuntu wikora agatema urutoki rw'umuturanyi akarandura imyaka, nabyo ni ibintu tubona biremereye. Ariko nk'uko nabivugaga, zino ngero z'ingengabitekerezo zikiboneka aha na hariya, cyane cyane izi zijyanye n'ingengabitekerezo haba mu magambo no mu bikorwa, ni ikintu gihungabanya abantu, gishobora no guhungabanya ya mibanire yabo ku musozi. Usanga umuntu aba amaze kugera ahantu agirira icyizere abaturanyi, iyo habonetsemo umuntu ugakora ibi bikorwa byongera kumusubiza inyuma.
Neftali ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka urugero rwaho intoki zatemwe ni mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. RIB yitangaza ko imaze kwakira ibirego 87 birimo 83 byo gupfobya abamaze gutabwa muri yombi nk'uko nabibabwiraga mu kanya ni 66. Inkuru irambuye turabagezaho mu makuru yacu ataha. Washington, ijwi rya Amerika. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Ruli mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda basanga abanyarwanda bakwigira byinshi ku barinzi b'igihango kuko babona ko ari abantu bakoze ibikorwa bidasanzwe byo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge no kurengera abatutsi mu bice by'iwabo bahigwaga mu mwaka w'1994. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye. Ibyo abo banyaruri barabishingira ku murinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu Aroni Habumugisha utuye mu mudugudu wa Kibirizi akagari ka Busoro mu murenge wa Ruri. Abarinzi b'igihango bari mu byiciro bitandukanye. Abahutu bitandukanyije na jenoside yakorwaga abatutsi, abarokotse jenoside batangije kandi bakomeje ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya akarengane kariko kose, n'abanyamahanga bafite izo ndangagaciro zo kubanisha abantu amahoro. Habumugisha wari ufite imyaka 18 mu 1994 yari umwe mu bayobozi batanu ba serire ya Kibirizi. Yayoboranaga n'abandi bane bamurusha imyaka. Habumugisha we yarashizwe urubyiruko. Yari n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Segiteri Nkara. Amaze kubona ko serire ayobora yugarijwe n'abicanyi mu 1994, Habumugisha yahise akusanya rwa rubyiruko rw'abakinnyi b'umupira n'abafana babo bagera kuri 50. Yabasabye gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya igitero icyo ari cyo cyose cy'intera hamwe kizagera iwabo. Dushingiye ku buhamya twabonye, Habumugisha ntiyagarukiye aho. Yegeye baba abayobozi bagenzi be abasaba kumushyigikira, barabyemera. Bahise bashyiraho gahunda yo gukumira ibitero muri serire yabo. Basabye ababyeyi kubuza abana babo kuva mu ngo no kubacunga ngo batagenda. Hagira ushaka kubirengaho, Habumugisha na baba abayobozi bakamugarura mu murongo. Ibyo byatumye abaturage bose ba serire biyemeza guhora bacunga hirya no hino aho igitero cyaturuka. Batubwiye ko birukanye inshuro 3 igitero simusiga cyabaga giturutse ahitwa mu Mataba mu cyahoze ari komine Ndusu naho ho muri Gakenke. Iyo babonaga kino gitero, abaturage b'iserire bahitaga bafata amabuye n'izindi ntwaro gakondo nk'amacumu n'imihoro bakitabara. Ibi byatumye abari bihishe muri iserire bose uko ari 7 barokoka. Nta wundi muntu wibwirije gushishikariza abandi guhashya abagabaga ibyo bitero usibye Habumugisha wari na muto. Izo mbaraga yazikomoye kuki? Nuko data yari konseye uburyo yayoboraga nakiza amakimbirane narabibonaga. Igihe cyose rero nawe nabo kuntu papa yicara abwira abaturage ko bakwiye kwirinda amacakubiri ndetse n'imyiryane, akanga ko ari umuntu urengana ahubwo we agafasha abantu kurenganurwa. Data nawe nagaharanira ukuri, nanjye nti nzapfa nzakira nzaharanira ukuri. Hanyuma wumvaga bishoboka ko wapfa? Oya, ko nawe mfite imbaraga za gisore numvaga bitashoboka. Abaturage batandukanye bo mu murenge wa Ruri basingiza Habumugisha. Uyu yitwa Felicien Ndayambaje ari mu barokowe nawe. Ndumva twararukoze turi abantu muri umuryango wacu. Hari mushiki wanjye nanjye n'abana ba mukuru wanjye 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Mu muryango wose yarokoye hapfuyemo umwana umwe gusa na papa ishwe n'intera hamwe. Iyo muhungana bakaza hanga muri Kibirizi ntacyo bagomba kuba. Waba urebye izina wamuha ntiwanaribona kuko n'umuntu wagize neza cyane kandi ari umwana muto. Ni igitangaza gusa. Jean de Dieu Uwitonze, perezida w'Ibuka muri Ruri, ntanyuranye na Ndayambaje mu gusobanura agaciro ka Habumugisha. Mburi kigero mbivugamo icyo kintu kuko gusobanura buriya umuntu wakurinze wagukuye mu rupfu birakomeye kubona igisobanuro wabisobanuramo. Renze ubuvandimwe kuko n'imiryango ubwayo ntigishobora kwiyubakamo ubumwe. Impamvu mvuze ko arenze ubuvandimwe nuko ivyo byose atabikoreye ko tuvindimwe, atabikoreye ko atuzi. Eleri Uzamukunda Eugene Habiyambere wungirije umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko muri Ruri na Tanazi Ruyenzi bo ntibari mu bahigwaga. Barakurikirana uko mbavuze basobanura ikigwa bakuye kuri Habumugisha. Imbega yababera umuntu muzima akajya bigisha akabwira ati nanjye ndi umusore nakoze gutya. Twebwe tumufata nk'indorerwamo nk'umuntu tugenda tureberaho uko natwe twabigenza. Nirangiza kwiga mu mashuri yisumbuye, umuntu yaraje mu rugo antwarira ikaramu mu 2008. Yemwe ndanayimufatana ariko ashaka kubanza kubihakana. Cyokora ndamubwira ntwara ikaramu kandi nta nubwo mfite gahunda wenda yo kwikwaka, wanyemere ko nayitwaye tukiyunga bikarangira. Iyo abari imbere
ntabwo ariko kumworohera twashobora no kurwana kandi dufika muri 50. bikwiye kutwigisha kubana neza tukabana kivandimwe tudahemukiranye. Mu gihe cya Jenoside Ruyenzi yayoboranaga na Habumugisha Serire ya Kibirizi. Usibye bano banyaruri bagaragaza ko abarinzi b'igihanga ari abantu barenze ukwemera, n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu wa 2015 ko nawe ibikorwa byabo bimurenga. Rimwe iyo numvise by'abantu njye numva ibyo bakoze njye ntari kubishobora, kugira ngo abantu bakwicira bawe kugira ngo bakatsemba ndetse nawe wenda bakakwica bakakuvana mu mirambo bakagukiza, ariko wavayo kwibuka kugira uramira nawe cyangwa kugira uwukiza cyangwa ukorera neza. Perezida Kagame yabitangarije imbere y'abarinzi b'igihango barimo n'uyu Habumugisha. Habumugisha avuga ko yakoze mu ntoki za Perezida Kagame inshuro nk'eshatu